Kabihogo abaho yigunze. Usanga akora umukoro wenyine ndetse n'uturimo tw'abana akadukora wenyine. Ese ibi byaje bite? Kabihogo yahoze afite inshuti Mariza na Gisa. Bagakora uturimo dutandukanye. Bagakina ndetse bakagira n'umwanya wo gusura inshuti. Aba bana basaga nk'abakorera mu itsinda. Bari batuye mu mudugudu umwe. Bigaga ku kigo kimwe ndetse n'umwaka bigagamo wari umwe. Gusa nubwo bakoreraga mu itsinda hari icyakundaga kubagora. Kwihanganira ingeso yo gukererwa kwa mugenzi wabo Kabihogo. Umunsi umwe bagombaga kujyana n'abandi gusura inzu ndangamurage. Mariza abwira Kabihogo ati: uyu munsi wihangane uzinduke. Nujya kuryama ubwire ababyeyi bawe baze kukubyutsa. Ntimugire ubwoba. Mu gitondo Mariza na Gisa baritegura. Isaha yo kugenda yegereje, bategereza Kabihogo aho bari guhurira baraheba. Imodoka itsimbuye, babona aje yiruka, agenda yambara ipantaro ndetse n'inkweto zidafunze. Gisa yihutira guhagarika imodoka, naho Mariza amufasha gufunga inkweto. Nuko bajyana n'abandi. Baririranwe, bareba ibyiza biri mu nzu ndangamurage. Bamenya byinshi ku mateka y'igihugu cyacu. Dore rero icyaje kubatungura. Habura iminota 10 ngo batahe, Kabihogo ajya gusuhuza nyirasenge. Uwo yari atuye aho hafi. Asohoka ntawe abwiye aho agiye. Iyo gahunda ntayo yari yararanye. Mu kanya gato umuyobozi wa gahunda ati: twatashye. Mwese mwegera imodoka kandi buri muntu yicare mu mwanya yajemo. Bamaze kwicara, babona umwanya wa Kabihogo nta muntu urimo. Mariza aravuga ati: ubu se arigitiye? Iruka urebe mu bwiherero. Sibwo bamubuze. Abandi mu modoka barijujuta, bafata umwanzuro wo kwigendera. Ikibabaje, yaje gukererwa mu kizami gisoza amashuri abanza. Yahageze hashize iminota 3 kirangiye. Ubu yarasibiye, ntaho agihurira na Mariza na Gisa, bo bagiye mu mashuri yisumbuye. Kabihogo byamusigiye isomo rikomeye. Asigaye yubahiriza igihe ngo ibyamubayeho bitazongera. Ubu usanga mu cyumba cye hamanitse gahunda y'umunsi kandi akayubahiriza.